mukuru wanjye ndishimye muri aka kanya kandi uri kumunyiga ariko mwanyarwanda mwagiye muri kabukabye gusa nuri kumunyiga ntabwo turi kubyumva reka nawe ibyumva uko bitaraje tuza reka twumve ibyo avuga nyuma twigendere. ndi nahangaha mu gihe naherukaga mu biruhuko nakunanye n'umukobwa biba ngombwa ko dukora amakosa hava mu mwana tuvugana umwana afite amezi 10 papa nawe mubwiye waretse nakubwira turabizi bana ko wabyaye nose ari ibintu ushaka kutubwira birahari komeza agira ngo uwo mwana yavukanye izuba mu gahanga ururata umwana n'umugisha n'umuvuge nabi. ikindi papa namubwiye byanyemereye ko bya bintu byose twahanganiraga ngo nshakane na Vanessa agakibishyikiye. Nsimuzego uba bihinduye ute utabigishijemo inama se kandi papa ni mukuru w'umuryango niwe wagiye gutanga bya bihanga niwe wagiranye bya bihanga byose. Icy'ingenzi rero uko nabyaye uwo mwana twabyaye yitwa Keria. Umwana muri kurwanira mwajyanye mu nkiko Nkuranga Izabela n'uwanjye. Hanta aho ngaho Hanta wintwarira umwana n'uwanjye utangiye kunyura no kugira Hanta nasoni ibyo mvuga ni ibyo watinyutse mumpa umwana yo urabise noneho ese ko tubona Nkuranga none haguye mu kantu ko tubona Izabela none hasariye rimwe kandi azi neza ko bino byose ari ukuri, azi neza ko uyu mwana atari uwe, tukaba turi kubona aguye mu kantu nawe nkaho atarasanzwe azi neza ko uyu mwana atari uwe. Uratekereza none iyi situation none ayisejemo araza ko yayishemura gute? Uratekereza n'ibibazo byose ahise yitera none araza ko yabikemura gute? Guys, Izabela noneho ziramwakanye karabaye. Izabela none ibibazo byose yishizemo umunsi ku munsi bigiye kuba byamubera ibindi. Izabela ntabwo tuzi ikintu none cyaraza kuba yakora kuko muri aka kanya ubuzima bugiye kuba bwamubera ihurizo. Ese urabona Hanta kubavugisha ukuri Izabela bitagiye gutuma noneho abura buri kimwe cyose yari afite? Urabona kuba Hanta atoboye akabavugisha ukuri atekereza ko noneho Vumiriya none atagiye kuba yishimye? Izabela noneho buri kimwe cyose atekereza nk'ibintu byo kumworora bigahita bimukomerana kurenzaho. Guys, nkwaye ikaze nibura ko gambira wisanze hano kuri channel, turagusaba kugira ngo badutera inkunga ko bakanda kuri buto subscribe maze hano megana gusta film yacu my daughter. Turagusaba kugira ngo badutera inkunga ko bakanda kuri buto ya subscribe maze hano megana zose bari gutegurwa umunsi ku munsi kuri film yacu my daughter. Murabizi ko tubakunda, murabizi ko muri abantu b'intwari, murabizi ko ibikorwa byose tukoze umunsi ku munsi ari mwe tubatuma gukora. Niba wageze hano kuri channel ntugende utabanje wakanda kuri buto subscribe ngo tugane imigano zose ya film yacu my daughter. Ese waba wishimiye kuba Hanta noneho avuye kwizima akaba avugisha ukuri? Waba wishimiye kubona Hanta noneho yanze gukomeza kuba yaguma mu kinyoma akaba atoboye akaba avugisha ukuri kose ubuhari? Ese urabona noneho umuntu ugiye kuba wabihomberamo muri bino bintu byose bibaye arinde? Izabela turabizi ko byose bigiye kuba byamugiraho ingaruka ikomeye cyane. Izabela turabizi ko bino bikorwa byose bari muri kano kanya bigiye kuba byamutera ikibazo gikomeye kuko kuba yarabeshe Nkuranga zino minsi zose, kuba yarifasha akabesha Nkuranga zino minsi zose bigiye kutuma none bashwana burundu. Ese ko tubona noneho umuntu witwa Izabela muri aka kanya situation agezemo igiye gutuma atandukana na Nkuranga burundu, uratekereza ibye biraza kuba byagendutse? Hanta abaye umugabo,
Hanta akoze igikorwa cy'abagabo. Hanta aho gukomeza azana ibintu by'ibinyoma, aho gukomeza mu kinyoma, atavugisha ukuri, atabatobora ngo abe yavugisha ukuri, abe yabwira buri muntu wese ukuntu yiyumva. Noneho kuri ino nshuro avuye ku izima, ahitamo kuba yakoresha ukuri, aho gukomeza kuba yabeshaho umuryango we mu binyoma, aho gukomeza kuba yabeshaho umuryango we nta n'ijambo rimwe arababwira kuri umwana, kandi umwana w'iwabo Izabela yaramwifunze. Noneho Hanta abonye ko bikomeje kuba byarengerera, ahitamo kuba yatubura akabwiza buri muntu wese ukuri. Ese wowe uratekereza iki? Nkuranga ndetse na Izabela baragomeza babane? Ese ko tubona Nkuranga ndetse na Hanta bahise bashwana bagahita barwana, uratekereza intambara itangiye gutya iraza kuba yakizwa n'iki? Uratekereza iyi ntambara na Hanta Nkuranga iraza kuba yakizwa n'iki? Guys, ibibazo byo bikomeje kuba byabibazo, ndetse situation bamaze kubageramo noneho igiye kuba yaba mbi ku rwego rwo hejuru. Ntago tuzi bino bibazo ukuntu biraza kuba byakemuka, kuko ukuntu ndi kubibona ndi kubona ko Hanta na Nkuranga noneho kugira bazongere kumvikana ni ibintu bitazapfa kuba byakunda, ndetse Izabela ndetse na Nkuranga kugira ngo bongere kuba babana mu rugo rumwe. Guys, ni ibintu bidashoboka cyane. Ese urabitekereza iki? Kuba Hanta avugisha ukuri, uratekereza Izabela noneho iyi situation waraza kuba yayikura mute? Uratekereza ko Izabela noneho ibinyuma bye yakomeje kuba yabishuye umuryango arongera kuba yabigarura? Izabela biri kimwe ibintu byose agenda akora umunsi ku munsi, ibinyuma byose agiye abeshuye umuryango, uratekereza birongera kuba byagaruka noneho? Guys, wowe ukurikirana filimi yacu My Daughter umunsi ku munsi, wowe ukurikirana ibiganiro byose biri guca hano umunsi ku munsi hano kuri VNK ndetse no kuri Musiga, turagushimira. Icyo tugusaba rero ni ukuba abantu bakanze kuri buto ya subscribe maze ukajyana mu biganiro byose bya filimi yacu My Daughter. Ikindi tugusaba no kwatanga ibitekerezo ko watubwira nawe ukuntu kwibaka filimi yacu My Daughter. Rero murabizi ko tweda n'amagambo, murabizi ko ibikorwa byose imbere n'abatindira kongera duhuriye kuri episode kwicya filimi yacu My Daughter. Ndabakunda cyane muri abantu bagaciro no kwicano. Ngiye mwumva kuri mikoro ni Nsenga VNK. Ciao ciao.